On TTV. Yes, hello guys, hello once again. Ni Gipupu nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo Box Tower ni on TTV as usual. So ngira ngo tumaze kumenyerana ni ibintu tumaze kumenyera ko always when I come without the book tuba turi bavuge ubuzima bwacu bwa buri munsi hanze tubayeho gute. So nongeye kuguha ikaze aho nkurikirana buri munsi by'umwihariko mu kiganiro twaba turi kumwe ngo haye ikaze tugiye kongera kubana kuri uyu munsi. Uyu munsi wakibaza ngo ndagaruka kuki, ndahaza kuvuga kuki noneho. Hari ikintu maze iminsi mbona sinzi nimba namwe mujya mubibona. Ese ujya ubona ko abantu babi cyangwa se abantu mu rurimi rw'icyongereza tubita villains, abantu bafite imico mibi, ujya ubona ukuntu bakunzwe cyane, mbese abantu batari intangarugero cyangwa se ab'icyitegererezo, ubona ukuntu badakunzwe, ubona ukuntu aribo bakunzwe kurusha ba bantu beza. Why? Ndi hano ngo tubirebe. So reka ntangire gutya. Ubundi ubusanzwe umwana aravuka as usual, agakurira mu muryango, yaba aho yavukiye cyangwa se ahandi hantu hose yarerewe. Umwana akagenda akura akazamuka. So, uko agenda azamuka, mugenzi wanjye muri Kids Talk arabizi cyane, ngira ngo wenda ashobora kuba babwiwe cyangwa se azabitubwira. Umwana afata imico y'aho hantu hafi ye, abo yirirwana nabo, abahura nabo, abamubyaye, n'ibyo ngibyo ahura nabyo. Iyo agiye akura mu myaka y'ubukure 10 kuzamuka, kubera ko agenda ava mu rugo rumwe iwabo, agenda ahura n'abandi abanyeshuri, inshuti ze, abandi bavandimwe, ariko ugasanga noneho agiye afata imico n'ubundi avanya ahandi hantu. Ndetse igihe kikagera umwana akaba ari we wihitiramo, akavuga ngo uyu runaka niwe nagira inshuti, runaka niwe umbera umuntu mwiza, runaka niwe ugiye kuzambera umwana mwiza, niwe nagira umuntu wanjye wa hafi. Ariko ibaze ko umuntu wa mwana twavuze iyo amaze kuba mukuru, umuntu nyine mu buzima bwa muntu, ibaze ko iyo usanga iyo umuntu amaze gukura yisanze yikundira umuntu woroheje, umuntu ufite imico mibi, umuntu muri sosiyete, umuntu mu bandi bantu babana bafata nk'umuntu nyine w'umunyabyaha, w'umunyamakosa, the bad guys nyine, ugasanga wa muntu arakunzwe. Sinzi wenda no mu mafilime mujya mubibona, ugasanga muri filime umuntu uri kwakitinga ibintu bitari byiza afite abafana kurusha wa muntu uri kwakitinga ibintu biri buze kugira umumaro. Ni ukubera iki? Wa mwana niba yarakuze akagera kuri icyo kigero, agahitamo, ugasanga yisanze yarakunze uwo muntu, yisanga yikundira wa muntu utari umuntu mwiza. Kandi atari ukuvuga ko iwabo aho yakuriye habonye abantu babi gusa, no, yahuye n'abantu beza, ahura n'abantu babi, ariko ugasanga uruhande rw'abantu babi nirwo ruri kugenda rumeze nk'uruyoboye. Mwe mubibona gute? Mwibaza ari iyihe mpamvu kenshi na kenshi ugira gutyo ugasanga rwose muri iyi si yacu, muri sosiyete yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, abantu babi, ikibi kuki kiyoboye? Ese ibi bintu hari aho bihuriye no kuba wenda kubemera Imana bemera ko Satani ari we uyoboye isi? Ikibi ari cyo kiyoboye, ikinyoma ari cyo kiyoboye isi? Hari ibyo byaba bihuriye ku kuba ikibi kiyoboye, noneho bigatuma wenda ba bantu babi n'ubundi nabo bakomeza kuba ari bo bayoboye, ari bukomeza kuba ari bafite ijambo? Ubundi se mu by'ukuri utekereje wowe ukareba neza, ubona abantu babi? Nimvuga abantu babi sinzi niba ubashe kubyumva, like bano bantu n'undi bakora ibikorwa bitari by'ubutwari, ugasanga ahubwo babayeho nk'intwari kandi badakora ibikorwa by'ubutwari. Wowe ubona ko aribo bakwiye kuba bakunzwe kurusha wa muntu ukora ibintu bye biri ku murongo, ukora ibintu bye biri real, ukora ibintu bye nyine bya nyabyo. Reka tuvuge gutyo, umuntu wari wese yavuga ati wow, that's good, uriya muntu abehavinga neza, uriya muntu nyine akora ibintu bye neza. Mu by'ukuri ariko ugasanga uwo muntu ayoboye, afite abafans bake. Reka tubigiranye n'abafana, ugasanga bafite abafana bake kurusha wa muntu ukora ibintu bibi, cyangwa se kurusha wa muntu utari mu nzira nziza nkawe. Why this? Niyo mwumva ari iyihe mpamvu? Ese uri kwibaza impamvu natekereje kuzana iki kiganiro? Mu by'ukuri se twe dukeneye iki?
wowe nkaho ukurikirana bookstore mu by'ukuri ukeneye kuba umufana wa muntu utari icyitegererezo, utari nka like utari wa muntu ukora ibintu byiza, kuko tugira antagonist na protagonist ku bantu babizi cyane mu bintu bijyanye na literature, cyangwa se tukagira villains. Utekereza ko ukeneye umuntu wakitinga nabi cyangwa ukeneye umuntu wakitinga neza, ninde wabira umufana? Nibyo nababazaga, muzame ibitekerezo mume namwe igisubizo. Ibi bintu byaba bifite ahantu bihuriye no kuba kubemera Imana bavuga ko iyi si yobowe na Satani, ikibi kiyoboye isi yobowe n'ikinyoma, hari aho bihuriye? Jya muri comment uzambwire, noneho ubutaha tuzaza tureba koko why bikomeza kuganza, cyangwa niba koko Satani nyine yarafashe intebe pe atazayivaho, cyangwa koko niba nyine dukeneye gukomeza kwibera muri buno buzima. Kubera iki bookstore turi hano no kugira ngo turebe twebwe dukeneye iki, apana ibyo dukunda, kuko ubundi ibyo dukunda ntabwo ari byo dukeneye, right? Mpora mbibabwira, ahubwo ibyo dukeneye nibyo tugomba gutunga, ntabwo tugomba gutunga ibyo dukunda, kuko ikintu cyose ukunda akenshi usanga atari cyo ukeneye. So nibyo nababwiraga, kuba umuntu mubi ayoboye bivuze iki? Ubundi se n'ukubera iki abantu babi bakunzwe? Abantu babi nakomeje kugarukaho rero, impamvu bakunzwe nta yindi, babaho ubuzima bwabo bari hustle, nyine barahasuringa. Ni wa muntu ashobora guhasuringa kugira ngo yemeze umuntu we, sinzi niba muri kubyumva. Impamvu abantu rero barushaho kubakunda nuko mu buzima busanzwe ntabwo babona umuntu ugerageza gukora buri kimwe agacana kugira ngo akunda gushimishe ngo wange kumukunda, wange kumubera umufana. Kandi mujye mubyitegereza, aba bantu tudafata nk'abantu bakora ibikorwa byiza, iyo bari ku bantu babo, inshuti yanjye yakora buri kimwe akarinda umuntu we kandi akamufata neza. Why? Ni ukubera ko babaho realistic life, babaho ubuzima nyine buri real, bemera ko ubuzima bwabo ari ubw'uyu munsi, kandi bakemera ko abo bari kumwe nabo nabo. Ni wa muntu ushobora kuba afite famille pe yaraturutse harya kure, uvuye Kigali ugera kure, ahantu kure mu ntara ni nka Cyangugu, ukatuvuge like that, ugasanga avuye nk'Icyangugu afiteho famille, baba bakize baba bakennye, ariko afite umuryango aturukamo ndetse mugari, ariko pe akabasiga akajya guhasolinga. Uriya muntu ashobora gusiga famille ye kubera impamvu imwe gusa, kubera ko hari umuntu we ashaka kugirira neza, kubera ko hari umuntu we ashaka kuzamura ngo amuvane hamwe amugeze ahandi. Iyo ageze nk'i Kigali nk'urwo rugendo ndi kuba arakora agahasoringa ku buryo avuga ati njyewe ntago famille yanjye igomba kunsusugura. Ikindi ni ba bantu, buriya abantu bari bad guys, bari abantu bari villains, banga agasuzuguro inshuti yanjye, banga agasuzuguro. Hahandi niyo mpamvu nyine usanga hasuringa, yanga umuntu wamusuzugura, yanga umuntu wamufata nabi, ugasanga yataye umuryango we, atari uburara, atari n'iki, abantu tukabifata nk'uburara nk'ikindi kintu. Abantu rero bamubona uko kuntu yitwara ko gati wow, umuntu ushobora gukora buri kimwe kugira ngo umuntu we amererwe neza, wayatambera inshuti, kuki uriya muntu wundi nta mufana. Ariko mu by'ukuri ese koko ibyo bintu biraramba? The bad guys bararamba, cyangwa se ibintu bakora iyo basolinga biraramba, bifite garanti cyangwa se biri guaranteed? Nyine mwe mubibona gute? Ibyo bintu byose nibyo mba ngira ngo turebere hamwe. Kuba rero uwo muntu akunzwe bivuze ko biterwa n'iyo myitwarire, nko kuba hasoringa ku muntu we agahatana. Babaho ubuzima bwa nyabwo, ubuzima buri real, kandi niba abantu banga agasuzuguro, akavuga ati njyewe aho kugira ngo umuntu azansuzugure, mugani wa mugani, ngaho kuba imbwa nzaba imva, akemera akava mu bindi bintu akajya gukora ikintu kimwe, kubera ko kijyanyemo umutima kugira ngo akunde yemeze wa muntu we. Niyo mpamvu akigeramo akaba yanagikora mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo buryo rero ugasanga bubaye bubi, bugahita bumugira villain person. Nta kindi kintu gituma yitwa umuntu mubi, si uko aba yakoze ibindi bintu abandi badakora, no, ahubwo ajya muri cya kintu akagira umutima, akagira umubiri, kubera ko nyine atakigira drug, akavuga ati njyewe niba ari amafaranga agiye gushaka, ngiye gukora uburyo bwose bushoboka, nshaka amafaranga yo guhora iki kintu.
kubera ko yabishyizemo umutima n'umubiri, kandi ibyo bintu iyo biri kumwe mu kintu kimwe, cya kintu nyine ugikora nta kindi kintu witayeho, akabikora mu buryo ubwo ari bwo bwose, yakica, yasambana. Iyo agiye muri izo ngeso zose avuga ko yabona amafaranga, for him or her, aba atekereza ko ari gukora ikintu cya nyacyo akeneye, ariko abandi bamurebera outside batavuga oh la la again he gone, batavuga ati nawe kuko aragiye, nawe abaye umuntu mubi, agiye kuba ikirara, agiye kuba imbobo. So ba bantu bari gustruglingira, ba bantu be ari kurwanirira, barushaho kumukunda bakanamukundisha nk'abandi, ariko abandi bamurebeye hanze bavuze ati koko kuki yigize umwicanyi, kuki yigize gutya, ariko we hari icyo yashakaga kugeraho. So that's why usanga bafite umubare mwinshi w'abafana, ahubwo bakibaza ngo abo bafana bo baba bameze bate. Umuntu ufana nyine umuntu w'umwicanyi, umuntu ufana iki, ntagaruka ari abantu badasanzwe nk'abandi. Even you wowe nkurikije ushobora gusanga wikundira abantu b'amagangster, kamivuge gutyo. Iyo umuntu avuze amagang cyangwa se, ntekereza ko abantu bose babyumva nuko atarimi rwacu, ushobora no kuba nawe nkurikiye ariko ukunda uwo muntu kandi utazi ngo umukundira iki, akaba ari inshuti yawe, akaba ari umuvandimwe wawe, banamugucaho ari inshuti akubwira ati tandukana na runaka, ako nyine ukumva uramwikundi, kuko bari abantu ubushakashatsi bugaragaza ko ubundi nta rindi ribi ryabo, kuko iyo bagukunze baragukunda, niyo bakwanze barakwanga. Aba bantu twita ngo ni abantu babi nta buryarya bagira. Did you know that? Ni ukuvuga ngo kubera ko ubuzima bwabo babaho bw'ukuri, atekereza ko umuntu bari kumwe ako kanya ari we muntu we gusa, ntabwo ajya atekereza ngo wa undi ngo uri kure, ngo mama nasize, ngo data nasize, ngo ikintu, avuga ati umuntu turi kumwe niwe wanjye, akaba yanakora buri kimwe kugira ngo uwo muntu abeho neza. So, ibyo bintu byose akora kugira ngo wa muntu wabeho neza, nibyo bituma akomeza kuba umuntu mubi ku bantu biwe bari bamuzi nk'umufamiliye, ariko mu by'ukuri waba ari gukora ikintu cya nyacyo. Ntabwo bagira ubuzima bw'uburyarya. Iyo akwanga ntagendana nawe, uzamekinga uzareba ibyo bintu, kuko nta wundi mutima mubi bagira, bakunda kwiberaho ubuzima bashaka kubworoshya, no panic like that. Kandi koko iyo ubirebye ubona ari ba bantu badatinya gufata icyemezo ngo akore ikintu. Uzi impamvu bavuga ko abantu bize babura akazi, ugasanga umuntu baza ngo kuki umuntu yarangije kaminuza ariko akaba adafite akazi. Uzi impamvu abantu bize cyangwa se bantu dufata nk'abahanga nk'ibyitegererezo batinya gufata risk, nyine akavuga ati nyine birabagora gutekereza ikintu, agatekereza risk, agatinya gukora ikintu. Ariko there's a villains people, abari aba bad guys tuvuga, bo ni ba bantu badatinya gukora ikintu, ni ba bantu nyine barishora tu, gati bizabeho cyangwa se bizapfe, kavuga ati nitabyara mweru izabyara muhima. Kubera iki? Kuko azi neza ko ubu buzima ubukomeje avuga ati ntacyo nakora. Baranurwa nubwo tubafata nkaho nta bwenge bagira, ariko for sure abantu ni abanyabwenge. Ngiye niba uzi ko ufite n'inshuti imeze gutyo, uyibona nk'imyitwarire nk'iyo, kuko ubutanzaza tureba noneho twinjire neza ubundi kuri bano bantu ba bad boys cyangwa se bad girls, yaba umugore cyangwa umugabo, umukobwa cyangwa umusore, dufata nk'umuntu mubi muri quartier yacu. Ubundi uriya muntu wadufata gute? Ushobora gusanga noneho umufata ko ari umuntu mubi, we ashobora no kuba gufata nk'akisi, nka shitani yiwe cyangwa imana yiwe. Nyine ni ba bantu, abantu barabikundira kubera ko boroshya ubuzima, aravuga ati ngiye kubikora, n'ibyanga byange n'ibipfa bipfa. Niyo mpamvu usanga abantu batunze ibintu byinshi, bafite ubutunzi, atari ukuvuga ngo nuko ari abanyabwenge, atari ukuvuga ngo nuko ari babana b'abanyamashuri, ahubwo ari ukubera ko ari ba bantu badatinya gufata risk, baba bameze nka villains people. Akavuga ati ngiye kugikora, niba uri kwica umuntu ngiye kumwica, niba mfata ngo nyine bazamfunga, niba atamfata that's it, nzaba umukire. Ariko bano bantu bashyiramo ubwenge bwinshi, akavuga ati yego ko mana ubwo ngubwo se ubwo najya gukora ikintu n'iki. Wa muntu ufata risk rero abantu baramukunda, kuko bavuga ati uriya muntu rwose yakora buri kimwe ngo mere neza. That's why abantu bakunda villains people, niyo mpamvu abantu bakunda abantu babi. So guys, ubu ukeneye buye muntu, ese wowe ubundi unkurikirana ufana uwuhe muntu? Abantu waba uri umufana wa villain person, ubundi se dukwiye gufana abaye? So
Guys, do you have an idea? Do you have any book which you like, you would want us to read for you? Do you want to give us any support? Please go in a comment. Tell us what you want to tell us. Tell us whatever on your heart. Guys, what I was telling you was this. I was telling you about villainous people and bad guys. Why does people love them more than? Why does these people are more attractive than the good people? Why? The reason is this. These villainous people are often in realistic life at all. Not more than, not anything. Just that they live the realistic life. They live as they have to live. So guys, make sure you subscribe, like, share, and comment, because it's a motivation. Guys, this was a Bookstore Show on TTV. Let's meet next. Ciao. On TTV.